Oui. Mwiriwe mama. Uraho neza mwana wa? Meze mute? Turaho izuba ritumereye nabi. Natwe hano nuko pe. None se ko rode iminsi myinshi mwana wanjye ko nakubuze. Mama. Nta kazi rero kaba kambaye kenshi. Ariko mba nkutekereza. Nuko. Amakuru ya wa muvandimwe wagize harya niwe nigeze kumva hari umuvandimwe wagize kumbira ejo bundi niba ari mwe no wabona Karisa muvuga ko ngo yari yakoze impanuka. Uwo nguwo byararangiye nibagiye kwerega ndashaje. Byararangiye disi yamanuka yaramuhitanye. Nyihangane. Nuko nyine rese by'isi ariko bimeze. Yaritahiye natwe nizo nzira negatore nanjye ibintu babyamfashe reka mwana we. Nyihangane mama wenda wowe uracyakomeye. Ahubwo rero mama nguhamagaye nshaka kukubwira ikintu. Ngaho mbwira muteze yombe mwana mbwira. Maze iminsi mbitekerezaho mama. Nabitekerejeho igihe kinini nsanga ni ngombwa ko mbikora. Mama ngira ngo uzi imyaka ngize. Ndayizi njye uyibutsa ndayizi byihorere rero mama hari umukobwa tumaze iminsi tuganira kandi rwose ndamukunda. Rero nifuje ko nabateguza nyuma mukitegura nkazamuzana mukamusuhuza. Nuko impundu ziratashye mwana ubundi se kare kose yabunyegereye ngo nkugwemo nguhobere. Mana we wera nzatana abonye akakazana nuko muhungu wanjye. Yego mama urakoze ntekereza ko uzamwishimira. Umukobwa w'imico myiza witonda pe. Sinzi ko nabona uko mbikubwira ariko kubwanjye yaranyuze. Ntacyo ahubwo se muzaza ryari mwana muzaza ryari ngo tubitegure. Ate ahubwo reka nguhe na mushiki wawe Ivo akira umva musaza wawe ibyo kuvuga. Ese umuma. Allo? Oui, allo. Bite Ivo? Ni byiza wowe umeze ute se bro ko watwanze? Nenda abona akazi kenshi kaba kambanye kenshi. Bari gushakisha nyine ndebe ko nanjye nagira aho ngera. Birumvikana muri iyi minsi byabaye insazi kabisa. Mama rero kumpaye ndi kumubwira ko nteganya kuza kubasura muri iyi minsi. Reka se ashyize uratwibutse se agira inkuru. Ntabwo nigeze mbibagirwa ariko ndashaka kuza nyine Ivo. Ndi kubwira mama ko nsigaye mfite umukobwa nkunda kandi ndashaka kuzamuzana muri iyi minsi akabasuhuza. Ni karibu rwose uzamuzane mana we ndishimye ni ukuri ibyo bintu nari mbitegereje igihe kubimbwira ariko ujya umenya ko ukuze imyaka ibaye myinshi kandi uwo mukazana turamukeneye rwose. Niyo mpamvu rero navuze ko namuzana mukamureba mukareba uko ameze mukamunshimira ariko nzi neza ko muzamushima Ivo. Umukobwa mwiza aritonda ni umukobwa ukunda gukora ni umukobwa nyine ntabona ko nkubwira pe ariko wowe na mama nzi neza ko nimumubona muzavuga muti aho wahisemo neza. nta kibazo pe nta kibazo ni karibu ahubwo wowe tumenyesha hakiri kare mama guhishire urabizi mama iyo umutunguye ntabwo bimushimisha wowe tubwire igihe hanyuma tubitegure nta kibazo rwose pe. Wenda ntabwo turategura umunsi neza ariko ntabwo ari kera. Ngiye nindamuka biteguye nateguye umunsi neza twabiteguye navuganye na Sheri nzahita bamenyesha habura nk'iminsi mikeya mwitegura ariko by'umwihariko Ivo urabizi ko umuntu yagiye kuzana umuntu aho ngaho ntabwo bashaka kamucisha ijisho kandi wenda nubwo mugira isuku ariko ntekereza ko
hari ibyo ushobora gusanga mutaributse gukora. Niba mudaheruka guhoma, ugerageze ushake ingwa n'ibigwagwa, ubwire abakobwa b'inshuti zawe bagufashe. Yewe niba hari n'ikindi gisabwa uzakimbwira nyishakishe, ariko aho hantu rwose nzasanga hatunganye bo ntibazancishe mu ijisho pe. Ayo rwose oya icyo ngicyo cyo ntikigireho ikibazo rwose pe, ndaza gukora kuri ba Kamire na Nikuze baze bamfashe pe, humura icyo cyo ndacyitaho. Urakoze. Ngaho nsubiza mama ngira akantu ubwira. Yego nta kibazo. Yego mwana we, ngaho mbwira muteze yombi. Mama rero ndashaka kuzakoreza amafaranga kajya mu isoko ugashaka agatenge kazima tazaza kaducisha mu ijisho. Wumva wagira ngo wari uzi ko na cya kindi gishaje. Nuko mwana wanjye we, nuko n'ubundi isoko rirema kuwa gatandatu, ubwo ubigire vuba nzajyayo. Yego ndaza kuyohereza, nishyire ku yawe cyangwa nyashyire kwa Yvonne. Njye ntago nkireba neza, uwushyire kuri mushiki wawe n'ubasha kubimenya akambwira. Nta kibazo ndaza kumwoherereza. Noneho ndabona hari umuntu uri kumuhamagara, Sheri ari kumuhamagara. Reka mwitabe ubwo ngubwo nsezerere na Yvonne, turi kumwe mama. Muramukiye. Nuko ubwo naho ubutaha turabategereje. Yego. Allo? Oui. Bite Jean? Byiza Sheri. Sanze ndi kuganira na mama, izere ko utafushye. Oya Sheri ndakwizera, ntabwo nagufuhira. Biri butese, ntabwo uragira mu rugo? Sheri niriwe neza, ubu nibwo ngeze mu rugo, nibwo nari ngiye kureba utuntu nakora mu rugo. Akazi se kagenze gati umunsi none wabonye abakiriya? Ni gakeya Sheri, ni gakeya, ariko nyine uko biri kose ntabwo ari kimwe no kubona ari kwirirwa mu rugo. Yabihangana ntabwo byoroshye nyine muri iyi minsi. Njya numva nyine abantu bose bakora iby'ubucuruzi ntabwo biri kugenda neza, no sura umwe no kwihangana. Yego Sheri. Mu rugo rero ngo baragusuhuza, nindi kubaganiriza mu kanya babwira ko muri iyi minsi turi kwitegura ko dushobora kuzajya kubasura. Ubwo rero ngo baragusuhuza. Mama meza ate? Araho nyine, wenda by'ubusaza ntibibura, ariko araho. Bambwiraga ko izuba nabo ribamereye nabi, ariko araho. Yawe iyo umuvuze mba numva mfite amatsiko menshi cyane igihe tuzagera Sheri. Ndabizi kandi nabo nuko nabo mu kanya ndi kubabwira nyine ukuntu ko duteganya kujya kubasura, akavuga bati dufite amatsiko y'umukobwa wakunze, kandi Fabio nzi neza ko bazagukunda pe. Ntabwo uhisemo gukunda, nabo nzi neza ko bazashyigikira icyifuzo cyanjye. Yego Sheri, nanjye ndumva nzababera umwana mwiza uko mbishoboye pe. Humura sinzagutenguha. Ndabizi, humura. Rero nababwiye ko muri iyi minsi dushobora kuzabitegura tukajya kubaramutsa. Ubwo nawe ni ukuba witegura, wenda niba ari ibyo ugomba gushyira ku murongo ukabishyira ku murongo, nyuma nyine wenda tukazategura umunsi tukazajya kubasura. Yego, ahubwo tubigire vuba Sheri, tubigire vuba rwose, ndumva afite amatsiko menshi cyane pe. Tubigire vuba tugiye n'ukuri. Nta kibazo pe, nzagerageza uko nshoboye, ntabwo bizatinda. Yego Sheri wanjye, nicyo ngukundira rega. Ma Karame, uzi ukuntu ndi kumva nahinze, ndi kumva nashyushye kubera ko nyine dutegereje umukazana. azi gotogota aho uhenda iki se? Aho bazira ntibazi, ubu ntibagiye kuhagera, ahubwo bura kugira vuba vuba, ni akazi kawe. Reka ngire vuba nyine nanjye ndumva, ariko nashyushye nyine, nawe ubyumve ko nashyushye, mfite amatsiko nyine, umva sinzi ukuntu nabikubwira.
ubure kugira vuba ahubwo si ibyo bintu twatetse uwo mwana w'i Kigali utamenyereye arabirya ariko twimenyereye ibintu by'igiturage urabura kugira vuba ujya gusuka no mu gacuma bwa bushira ngaho ubure kugira vuba dore aho n'ibiro urabizi nta rubaraga mba nifitiye no guhirimanga gira vuba wabasanga bagiye kuhagera. Umva reka nkubwire rero uziko nabonye hano mu baturanyi basigaye barazanye sisiteme nshyashya yo kwakira ngo abashyitsi. Umva nanjye nagiye ntira agakoresho nabonye bakoresheje ndavuga ni uwo mugeni wacu ataza akaducishamo ijisho. Ariko urashoboye iyo susu utemese niyihe kandi uzanzanira n'akataraza uzakaza nta mukobwa we ibyo bigezweho ni ibiki ngo byakira none se bisimbura abantu babakira akaba ari byo byiyakirira ni ibiki? Nyine tuba udukoresho dushya tugezweho kugira ngo nyine abantu batagucishamo ijisho. Ubwo rero nanjye narakabonye bagakoresheje ndavuga ni nanjye nzagatira. Claude yazanye uwo musheri we kumutwereka kugira ngo uwo mugeni we nyine nawe atazaducishamo ijisho. Umva nawe ra amba oranteye nawe se kuri kubyiruka ko bizi nawe karejo ahubwo gira nawe ugira umvira ahangaha dore umaje gukura. Umurange byanjye by'ubyihoreye reka tubanze turebe ibya Claude iyo bigana turebe ko byava mu nzira. ubona uriya musozi wo hakurya hariya reba ucishije mu maso muri biriya biti sinzi niba utari kubona utubati hakurya. Yego ndi kutubona hariya hari imbere cyane hirya ucishije kuri iyo nzu nyine ukambuka hakurya hariya niho nigaga. Yewe sheri ubu ntabwo wavunikaga koko mwana we ni kure we. Harimo akagendo kuko nabyukaga nka 11:30 nkahita njya kuvoma ako 11:30 ubwo akenshi nakerererwaga ubundi nshaka kudakerererwa nabyukaga 11:00 nkahita njya kuvoma 11:30 nkabana maze kwitegura nkahita ngenda. Yewe sheri waravunikaga we mana yanjye ntakunda ariko nyine bishake inkanga ryama nkayo cyane nukuri sheri gusa Imana ishimwe ubwo nakubonye nukuri uvuye aha hantu hose. Ni Imana yaduhuje. Yego sheri nzahora nishima iteka we koko rero tugiye no kuhagera ko rero nizere ko yiteguye ndabona usa n'afite ubwoba. Sheri ntiwabyumva we ubwoba bwanyishe si ubusheri kuko mama arambona gute we mfite ubwoba sheri ntabwo bingaragaraho. Uko ufite ubwoba ntabwo napfa kwibona ariko humura pe ufite ubwoba bw'iki? Sheri mfite ubwoba kenshi hari ibyo usanga abantu nyine bakuze bareba umukobwa ugasanga cyane nk'uko uba waravuye mu cyaro hari nk'agakobwa wahasize wenda ariko mama yashakaga n'abaziranye ko muri inshuti yambona nyine sheri ugasanga nyine ntagankunze mfite ubwoba we ibaze sheri ibaze banyanze n'ukuri. Murape ntabwo erega buriya nibyo koko abakobwa nk'abo ngabo b'inshuti ntabwo babura ariko ntabwo nyine bose bagira umugore byanze bikunze hari uwo ugomba kuzahitamo kuko na mama ntabwo ari uwino ntabwo wenda hano ni wabo wa papa ariko ntabwo ari yamukuye nkuko yamukuye ahandi niko nanjye namukura ahandi sibyo? Yego sheri ndabyumva pe ndabyumva cyane si ubusheri mbabarira umbwire tuhageze bakanyanga nawe wahita unyanga. Oya ngenda gukunda kandi n'abo babyeyi banjye niyo bakwanga uretse ko batabikora ntabwo bambuza kugukunda nagukunze ngo nkuzi nagukunze nyine nagukunze nzo nkunzi ntabwo nubwo ababyeyi banjye bamfasha guhitamo nzashaka nubwo bangira inama ariko ntabwo bampitira sibyo? Ndagukunda uko byagenda kose nubwo bavuga ngo wenda baranca mu muryango wabo siko bitageraho ngaho ariko humure ariko niyo byagenda bityo nabo nshaka kukureka
sibyo? ndabyumva sheri wanjye nkunda gusa nyine sheri urabizi ko ngukunda cyane. Ndabizi. Ndagukunda ku buryo mba numva nta guhomba Koko ya sheri rero mana sheri nsezeranye ntabwo uzanyanga. koze Fabio koko bigeraho ngaho niko ntabwo wizere ko ngukunda. sheri ndabizi urankunda kandi nanjye urabizi ndagukunda ariko kenshi uba usanga nyine abasore baba bari inshuti za ba mama wabo ugasanga bagendeye ku byo ba mama wabo bababwira. sheri ntabwo uzumva amabwire wenda y'abanyacyaro. Fabio menya hari utarizera ko ngukunda nkuko ngukunda ariko ni ukuri ntabwo nabwisemo ntakubonye narabanje nditonda nagiye kukubwira ngo ndagukunda nabitekerejeho. Rero gutekereza ko ushobora kumva amagambo y'abantu nkumva amabwire ntabwo nubwo nabyumva bigaca mu kundi gutwi nkuko byabyinjiriye mu kundi. Uko bizagenda kose sinzi bizaba ariko icyo nzi cyo nuko ari byiza ariko binabaye bibi nta kintu na kimwe umbe ngo na kimwe kizigere gisenya urukundo rwacu. sheri mba mporana ubwoba arega ko naguhomba gusa sheri ndagukunda sinifuza kuguhomba ahubwo se sheri ndebera neza imisatsi yanjye iratunganyije neza uretse aka ngaka ariko ubundi biragurya. Humura rwose ariko ubwiza bwawe ntabwo busaba ko shyiraho ibyo bintu byinshi. Humura pe kusa birahagije. Rero iyo wongeye utwo two tuba nyine nk'indyoshye y'ibiryo. sheri nawe rero utangiye kuntera imitoma tutaranagera. Aya humura ahubwo rero kuri iyi nzu. yewe sheri turahageze. Nkumange se sheri uretse gato banza ndebe neza sheri mbabarira we batambona na kadefa na kamwe. aya humura pe nta kibazo na gito nkubonaho. sheri banza wenda reka ndetse gukomanga banza ushire impumu sibyo? no sheri mfite amatsiko komanga twinjire n'ukuri. nta kibazo. ma Karame mwana wawe. umvise umuntu ukomanga? Ubwo yaba ari bo bahageze se? simbizi ariko byashoboka gusa amasaha bari baduhaye saya. Naya kandi ndumva nta bandi bantu bari kuza uyu munsi. Genda urebe nose kuko twarangije nanjye ndabyumvise. Genda urebe n'ubundi genda urebe twarangije turebe mukazana we. Genda urebe. baba bari kure buriya bari kuza. yego sheri nta kibazo n'ukuri. dore noneho uru rugo ni urwa data wacu ariko herutse gupfa muri iriya minsi ishize yarapfuye. hariya hakurya hariya hari imizoni bare niho buriya sogokuru yaratuye. yewe sheri desi ariko nawe yarapfuye nyine. yawe ndababaye n'ukuri gusa sheri ndabona ari mu mafamiye gusa mwibera. urebye nyine hano batuye mu gace kuko abo bose ubona duturanye bose ni bene wacu. yawe ndabona mushiki wanjye ashobora kuba ari. ese ni wowe koro? ni njyewe iva mu biti. uraho neza? uraho makuru se? ni meza nari ngukumbuye shawo. nanjye pe ko wabyibushye cyane se? yego ko ntabwo ari cyane nawe urabizi ko mama aba ari kunyitaho ari njye njyenyine. ngaho suhuza n'umushyitsi. uraho neza? muraho neza.
ni karibu rero. yego murakoze cyane. sheri ni karibu rero nta mu rugo. yego sheri murakoze cyane. Ivo biti umuntu wamumenye? Oya ntabwo namumenye pe. Raza kukwibwira. Meze ute se mama, meze ati? Ameze neza, yari ari mu turimo ariko reka njye kumubwira azabasuhuze. Nta kibazo. Ma, yego ndakumva. umva noneho umukazana bazanye. Mana yanjye, umva noneho niba ari aturutse hehe, umva numiwe ubu ngubu namuburiye na forumire sinzi ukuntu ameze. Kagira inkuru ubisanze bite? Umva iyo wajya umva sinzi ukuntu ameze rwose, nawe ugenda urebe niba yararebaga, niba yarasinziriye, simbizi pe. ubwo urahenda ni kwa kundi abakobwa bazira, nubwo urahenda akanze nihere ijisho. Umva genda nawe urebe urambwira, ariko umva numiwe amabere yikoze ntonsa. Nizere ko udafite ubwoba ariko. nta bwoba mfite sheri. Urabona iriya foto iri ku rukuta? Iriya ni ifoto ya famiye nyine, hariya papa na mama bari bashyingiwe. byari byiza. Ni ifoto ivuze ikivuzemo. Ndabona mama aje. Ma uraho? Yo, uraho neza koro? Uraho neza mwana wa? Uraho? Uraho neza. Meze mute? Turaho, izuba ritugeza habi, nawe urabibona. Suza n'umushyitsi. Muraho neza? muraho neza mama. Amakuru yanyu? amakuru yacu ni meza. mwebwe se? Natwe turaho, sibyo ko tuba twisaziye nuko nta rubaraga tuba twifitiye, ariko turaho. Meze mute? Izuba riba gezehe? Nta kwikoza kenda, twirwa dushaka n'ubwatsi bw'inka twabubuze, nukwirirwa ku musozi ureba n'imbaraga nsigaranye mwana wanjye, byihorere. Ukwihangana. Natwe rero izuba naho ngaho i Kigali tumereye nabi, usanga nyine uretse abacuruzi, ariko ubundi abandi bose bakora ibindi bose pe byaranze. Sinzi nyine izuba, ariko nta kundi n'igihe cyaryo. Sima ko urangaye ni sawa? Ndaho. Uyu rero ushobora kuba utamumenye, ariko yitwa Fabiola. Ni wa mukobwa nababwiraga. Uyu nguyu rwose ni inshuti yanjye, umukobwa nkunda. Namubonye. Fabio. karame. Hano uyu ni umubyeyi wanjye rero, ni mushiki wanjye, niwe navuga ko yabaye mama anatubera papa. ndabyumva. Mama ni ukuri warakoze cyane, mbivuge ndi kumwe n'umukunzi wanjye, warakoze cyane, waritanze, watubereye nyine aho umubyeyi wacu papa atarari. Ase koro wanyemerera ukaza mu gikari nkakubwira? Hari ikibazo se mama? uretse nzi ndaje. yego nta kibazo sheri.
mama amahoro se ko sumugurutsa kuko amahoro ese nkagorotse nta mahoro aratinyuka kanavuga hana isoni cyagenze bite yagenze bite bira nibiki ibiki ndi kureba muri salo nise abaye iki mama nise sinabasobanuriye koko udusobanurira iki harya ngo ni inshuti ngo ni amashere ngo ni umukunzi ngo ongera usubiremo ntabwo numvise nse mama nababwiye ko ari umukunzi wanjye kandi ndumva naribabwiye ko nzamuzana none se ko harakaye byagenze bite uzamushyira mu rugo ni umushuti wawe ariko bisanzwe ntabwo ari umukunzi wawe muzabana umushuti wanjye nazanye hano se ngo amare iki mama ni nk'aho ari umugore wanjye ni umufiyanse wanjye ni umukobwa nkunda ni umukobwa ntereta ariko reka mbanze nkubaze kuro kuva ryari komera ukureba waje kuremera ari gute ryari mu gihe none se mama none se wamunenze iki Bikira Mariya wamanutse imasoro Ivo ngwino nyumvire ese muri hano byagenze bite se Ivo byagenze bite ubwo ari mwebwe ko mwese mwarakaye none se mama byagenze none se ni ikosa nakoze ni iki none se nabatunguye se ntabwo nabatuguje ni iki cyabaye ikibazo ariko kankindi naru ubonye swa apfuye nsigaye ndi umupfakazi utangiye kuzunzanira ibyo uraruye byose i Kigali natwe twahiye twashyashyanye ngo tuzategereje bakazana komve ningerwa mu kazana mama nari nabikubwiye uramakanye nawe uramubonye umva ngiye numiwe ndamubonye ahubwo 1 2 3 aha ni iwanjye mbumbura amaso ntakibabona muri urugo se byagenze bite mama njye ntawe ndi kubyumva nyine ni none se niriye kosa dukoze gitumye nyine muvuga ngo munsobanurire mama nyine niriye kosa nkoze mu byukuri none se mwamugaye bigenze bite ko ngatabanya bakaza udashinga arabyina umuntu nta kabuno umuntu nta sura yarisize byanga kumufata byibuze sabuze n'amavuta nawe narabivuze nawe urebe umukazana